Haleluya. Nkunda Yesu nkuko nawe umukunda ndibaza, kandi nifuza iteka kumukorera, kumwubaha, kumuberaho, kandi ndabyizera ko azabifashamo. Imana ishimwe cyane. Abo tutari kumwe ejo rero twaganiriye ku ijambo rivuga ngo, umutwe w'amagambo baravugaga ngo icyo abamarayika badashoboye, icyo abamarayika badashoboye. Narababwiye nti murambabarira, umuco ni igitangaza. Umuco utuma umuntu ahinduka umuntu w'umugayo, cyangwa se umuco ukaguhindura umuntu w'inyangamugayo. Umuco uratandukanye. Mu gihe maze mvuga ubutumwa nabonye ikintu kitugora ari umuco, no kwitwara nk'uko aho ugiye bimeze bijya bitugora rimwe na rimwe. Ubwo ndashaka kwisegura mvuga ko niza kubabaza murabyihanganira, ariko umuco wacu umeze. Hari ubaza umuntu harya ejo twize iki. Ubwo rero ndaza kubonera cyane cyane abo tuziranye, ndababonera barihangana, kuko bo niyo bambwira tuwambariza iki twakwiyunga twakwiyunga kuko turaziranye. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko ntatinze, ejo twavuze ko icyo turusha, icyo abamarayika badashoboye ari iki. Niki badashoboye? Yego mama, ntibashoboye kuvuga ubutumwa. Yesu aguha umugisha, wakoze cyane, urakoze pe. Twavuze ko ikintu abamarayika badashoboye, twabanje tureba abamarayika baribo. Abamarayika tubareba muri nature na fonction, cyangwa mu miterere yabo n'imirimo yabo uko bakora. Tubona abamarayika ari imyuka Imana ituma mu isi kugira ngo irinde abazaragwa gakiza. Tubona umurimo bakora ari imirimo itatu. Wa mbere ni ukuramya Imana, uwa kabiri ni ukuba intumwa, message, intumwa ab'Imana yohereza kugira ngo bazanire ubutumwa ab'Imana ishaka kwitumaho. Umurimo wa gatatu ni uwo kurwana, kuko ni ingabo z'Imana. Imana ishimwe cyane. Cya gatatu twabonye muri iyo mirimo yose bakoze, nta murimo n'umwe bigeze batsindwa. Nta murimo n'umwe bakoze ngo ubo waragiye muri records wandikwe mu gitabo, yaba icyo mu ijuru cyangwa ikuzimu. Abamarayika batsinzwe iteka ryose, bahora imbere y'Imana biteguye gutumwa. Ndibuka umunsi umwe marayika Gaburiyeli yari imbere yari yiretse umugabo wa Elizabeth, harya yitwa nde? Zakariya. Yego, Imana ibaha umugisha. Yiyeretse Zakariya ngo ari mu nzu y'Imana arimo araganira nawe Zakariya. Hanyuma ngo amubwira ijambo ry'Uwiteka, aramubwira ati ngewe nari nkuzaniye inkuru nziza, umugore wawe azasama inda azabyara. None Zakariya ati ngewe, ati nzabyara ngewe, ati n'ukuntu maze imyaka. Ngo mu gihe barimo bajya impaka aramubwira ati ngewe uratekereza ko mvanywe mu ijuru no kukubeshya? Mpora mpagaze imbere y'Imana ndeba ubwiza bwayo, none ndakoresha autorité, akanwa kawe ntikazongere kuvuga kugeza igihe amaso yawe azarebera ibyo Uwiteka yantumye. Imana ishimwe cyane. Mu ijuru ntibatubwira ko Zakariya yari atumwe kugoba ururimi, nako Gaburiyeli yari atumwe kugoba ururimi rwa Zakariya, ariko muri autorité afite yaramubwiye ati ngewe nzanye inkuru, mpagaze imbere y'Imana, mpagarariye abandi batumwa bajya batumwa n'Imana. Ni ngewe, ndi archange, ndi nyiri cyubahiro, ntureba n'ubwiza bwanjye, none nkuzaniye ijambo utangiye gushidikanya, akanwa kawe ntikakongere kuvuga kugeza igihe ijambo rizasohorera. Imana ishimwe cyane. Aba bantu bavuze ubutumwa, imirimo bakoze ntigira ingano muri Bibiliya, ariko igitangaje hari umurimo umwe gusa badashoboye. Hari umurimo umwe badashobora gukora, ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. 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 Natangajwe n'ijambo rimwe muri Bibiliya, mu by'ukuri biratangaje. Iryo twasomye ejo, umwanya waraducitse ntabwo twarivuzeho. Paulo yandikiye Abefeso arababwira ati bavandimwe, ibice bitatu uhereye ku murongo wa mbere, ati mbega iyo mbandikiye mwebwe mu nzandiko zanjye ntabwo mubona yuko mishuriye ubutumwa bwiza? Ati mwebwe iyo mubireba mubona mu nzandiko zanjye Imana itarampaye kumenya ubwiru bwayo. Ati ubwo bwiru bwayo yamaye kumenya, umurongo wa gatandatu, ngo n'uyu nguyu, ngo nuko Imana yagambiriye kera yuko abanyamahanga ari abaraganwa natwe ku masezerano y'Imana, ngo ndetse n'umurage wayo, ngo ibyo ngibyo ngo byari ubwiru bw'Imana, ngo yahishe kera isi itararema. Haleluya. Ngo ariko twebwe twabihishuriwe muri iki gihe. Ibyo bintu n'ubwiru, uratekereza ubwiru ubundi mystère cyangwa se yego mystery n'ubwiru. D'ailleurs reka mbivuga icyo ari cyo ubwiru. Ubwiru bitandukanye n'amabanga. Ngewe nshobora kukubitsa ibanga, iryo ntabwo ari ubwiru. Oya, ubwiru ni amabanga abera ibwami, ibibera mu rugwiro tutazi, ibyo n'ubwiru.
abashinzwe kubibika ni abiru. Yego wowe ntiwatinyuka kuvuga ngo uri umwiru ubika irihe banga ry'umwami. Ni ukuvuga ngo hari amabanga Imana yari ifite y'ubwayo n'abegereye Imana kurenza abandi bari bafite nk'amabanga y'ibizakorwa, aribyo bita ubwiru. Ngo ibyo ngibyo Imana yarabihishe, ngo abamarayika ntibabimenya, abantu ntibabimenya, ngo bihinduka ubwiru. Pawulo rero yanditse yishima avuga ngo ubwo bwiru bw'Imana, Imana yarabumpishuriye. Ngo nubuhe se? Ngo nuko mu bitekerezo byayo yari ifite gucungura no gukiza abantu, ngo cyane cyane twebwe abanyamahanga. Imana ishimwe cyane. Ngo ibizo bizabaye ubwiru. Umurongo wa 10 niwo uryoshye rero, niwo utangaje. Haleluya, haleluya. Yewe mwaje uyu munsi kweri, abejo bari banyemereye ko bajya bikiriza amena cyane. Abo uyu munsi namwe ndabibasabye nyabona munyukiriza amena gusa, nicyo cyonyine. Haleluya. Imana niwe menyereye. Fatira Bibiliya usomera umurongo wa 10. Usomera umurongo wa 10. Abefeso ibice 3 umurongo wa 10. Abefeso ibice 3 umurongo wa 10. Mu by'ukuri uratangaje, uri n'umurongo utangaje kugira ngo atabaho kwibeshya yene. Kandi ndabizi kugira ijwi rinini singuha mikoro. Yego ibice 3 umurongo wa 10. Kugira ngo muri iki gihe abafite ubutware n'abafite ubushobozi, yego bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka, bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi, nk'uko Imana yabigambiriye kera muri Kristo Yesu umwami wacu. Irorerera aho ngaho, rekeraho dga ngo utekereze. Tuma ubwo bwenge bw'Imana ubwo ari bwo. Urumva Paul avuze ati bavandimwe nanditse nibaza ko namwe mubona ko Imana yampaye kumenya ubwiru bwayo. Ati ubwo bwiru ntabwo ari ubundi, nuko amenyesheje ubutumwa bwiza. Ati ubwo butumwa bwiza igitangaje nuko Imana yagambiriye kera ngo yuko abanyamahanga bagomba kuraganwa natwe, ngo ibyasezeranijwe n'Imana. Ngo si nibyo byonyine gusa, ngo ariko nabera, ndavuga abafite ubushobozi. Yego ibifite ubushobozi muri Bibiliya ijambo ry'Imana babyita ibinyabutware, ibitegeke kirere, abantu batambaye umubiri. Abo ni abamarayika, babandi baguye n'ababandi basigaye mu ijuru. Ngo iteka ryose abamarayika mbega mu ijuru bahora bavuga ngo ariko senga arabwiriza ryari, wowe urabwiriza ryari? Kuko iyo uri kuvuga ubutumwa bwiza ngo buri mubamenyesha ubwenge bw'Imana bwahishwe kera. Haleluya. Aribyo nise ubwiru, ngo ubwo bwiru bwahishwe kera. Ngo abamarayika rero abafite ubushobozi ngo ibyo bintu ntibigeze babibwirwa na rimwe. Imana ishimwe cyane. Ngo ahubwo bategereza kubimenyeshwa n'itorero, bategereza ko itorero rivuga, kuko byo ibinyabutware birari. N'ubu ngo abamarayika bari aha ngaha, barahari tubarebesha amaso, ariko barahari. Kimwe mu byo biteguye kumva ni ukumva ngewe ndi kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Niba bajya basenga ubu barimo barasengera ngo Mana muha amavuta natwe twunguke tumenyeshwe ubwenge bwawe. Ubwenge bw'Imana n'ubu ni twebwe torero. Ngo n'uburyo Imana yagambiriye kera gukirisha abantu bayo ubuntu bwayo n'ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Muri Kristo. Ibyo rero nibyo twizeje ku batari bahari. Ibyo uyu munsi nabyo reka tubitangire. Reka dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 43. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 43. Turasoreja mu byakozwe n'intumwa igice cya 11. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana umurongo igice cya mbere umurongo wa 43. Aho ndibaza ko horoshye, sibyo? Ntitwagezeyo. Hari abantu batajya bamenya rwose Bibiliya aho yerekeye, bavuga muri Yohana akajya muri Ezira. Inshuti yanjye nkunda kubivuga, igeze gusoma Bibiliya bavuga ngo dusome muri Ezira, arahashaka arahabura. Nangije hindukira na madamu atari ku madamu, maze iminsi 2 yanjye ntayibona. Ninde wakuyemo Zira muri Bibiliya? Reba neza ko Yohana atarimo. Igice cya mbere umurongo wa 43. Reka dusome. Haranditse ngo bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo uwo yari w'i Betsaida, umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse
mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli aramusubiza ati mbese i Nazareti hari ikiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati ngwino urebe. Yesu abona Natanayeli aza ahari amuvugaho ati dore umwisiraheli nyakuri udafite uburiganya. Natanayeli aramubaza ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'umutini nakubonye. Natanayeli aramusubiza ati Rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisiraheli. Yesu aramusubiza ati mbese wizejwe nuko nakubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini koko? Uzabona ibiruta ibyo. Kandi arongera aramubwira ati nukuri ndakubwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Amen. Ibyakozwe n'intumwa ibice 11 umurongo wa 19. Igice cya 11 umurongo wa 19. 11 umurongo wa 19. Ni page 131. Page 131. Page 131. Nuko abatatanijwe n'akarengane katewe n'ibya Stefano bagera i Fiyonike ni Kupro no muri Antiokiya, ari nta wundi babwira ijambo keretse abayuda bonyine. Ariko bamwe muri bo bikupro n'abikurente bageze muri Antiokiya bavugana n'abagiriki nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Ukuboko k'umwami kuba kuri mwe, kuba kumwe nabo. Abantu benshi barizera bahindukirira umwami Yesu. Iyo nkuru irumvikana igera mu matwi y'Itorero ry'i Yerusalemu, batuma Barinaba na muri Antiokiya. Asohoyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa, abahugura bose ati mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Kandi Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera. Abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Amen. Haleluya. Uyu munsi tugiye kuganira ku guhamya Yesu aho turi hose. Guhamya Yesu aho turi hose. Imana ishimwe cyane. Ntago twarenza hora. Imana ishimwe. Babuzaga imodoka ariko ntibabuzaga amen. Humura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Nibuke ko nababwiye ko iwacu rimwe na rimwe hazamo no gufana. Mumbabare mwebwe ntimumfana ariko amen iboneke. Sibyo? Haleluya. Guhamya Yesu aho turi hose. Ubundi haribwo njya ntekereza ko bitakagombye no kubikigisha. Niko njya ntekereza. Nibaza ko bitakagombye kugera ubwo ngo biduhangayikishe cyane cyane twebwe abashumba tubirarira amajoro tubitumirira abakozi b'Imana tugera ubwo tukabisengera ngo tubabwire ngo nimuhamye Yesu aho muri hose. Amen. Kubera ko ubuhamya, gutanga ubuhamya, nta kintu kibaho cyoroshye nko gutanga ubuhamya. Kuvuga ibyo wabonye, kuvuga uko byagenze, nicyo kintu cyoroshye kidasaba umuntu mukuru cyangwa umutoyi, kidasaba uwize cyangwa umuswa. Ni ukuvuga gusa ibyo wabonye. Nta siyansi irimo, nta kuba warasomye mu byahishuwe n'Abakorinto. No. Ni ukuvuga gusa ibizakubayeho. Uwo murimo ntiworoshye. Ntiworoshye. Reka mbaho urugero. Mwari mwagera ahantu iyi modoka zagonganye ngo urebe abantu bari gusubiramo inkuru. Uko batise bigenze bite bano ko ndeba hari abantu hatiramugonze ati byage aturabone yaturutse hari haruguru ati izi inkungugu aturiya nawe ahitanyuraho hano ati zirakubitana ati ngewe narimagaza hano ati mitasimbuka ati nanjye bari bangonze da. Ntibyoroshye byo. Yarahari yabibonye. Hari imibare mwumvira imora. Kandi igitangaje burya ibintu wabibonye, ikintu cya mbere gitandukana n'utarabibonye ni spirit abivugana. Ni mood. Aha, très bien, ni mood. Urambabarira ntimundakarire kandi simbatumye. Niyo babimbaza nabisubiramo. Mujya mubona indirimbo ziririmbirwa genocide ubu n'izaririmbwe kera. Ngewe kuko nakuze genocide ndayizi, sinari impara ariko ndayizi. Abana bubu baririmba genocide ndabareba ngafunga televiziyo. Kubera iki? Barirya ukibaza niba ari abantu bapfuye baririmba cyangwa genocide arimo arirya yasize utuntu ku munwa ntayuzi kabisa. Ntayuzi. Nyamara iyo ubonye Senderi si umuhanzi utangaje ati maratubwira iby'isi urihangana cyangwa Munyashoza nta handazwe
ariko iyo aririmba jenoside nibutse ijoro ryanze gutana urabyumva mu mutima ati baba we nawe wenda guhahamuka utari uhari kubera iki aravuga ibyazi yabo. Ariko abana bahaze kuko inganzo yegutse gusa, urumva inganzo yegutse, niyo mpamvu avuga ati yego baraza barabica ye mani ntayo wabonye vraiment, nta mani muri jenoside. Ibyo mvuga birumvikana, birumvikana. Ngewe nibaza ko bitakagombye kubinyigisha. Niba Yesu mwarahu akagira hakora nukuri kw'Imana wabibwira abantu, wabibwira abantu. Ahubwo bamwe twahinduwe n'ibindi bintu, urabona twabwirije ubutumwa nabi, nicyo kibazo gihari. Abantu baje kuko binagana, urumva kuri Yesu biremera, urumva kandi we yari ifite ikibazo cy'umugabo, urumva nagera hakarongorwa Yesu nta handi yakoze, nta handi yakoze, biremera. Ibiki actually ejo nabivuzeho, ibiki byemera byose biremera se muri Yesu, byose ari uko byemera. Ndashaka kuvuga divorce muri Yesu biremera, kudivorce muri Yesu biremera. Kandi hari ufite ikibazo avuga ngo uyu mudamu namurongoreye mu cyaro agafaranga ntarakabona, uwamunkiza nkarongora undi, muri Yesu biremera se? Haleluya. Petero yaravuze ngo niba mwarasogonye mukamenya ko Yesu agira neza, nukuri kw'Imana nta wakubwira kumwegera, nta wakubwira kumuvuga, nuko ntaharakora, ntaharakora. Yahagukoze uzayivuga inkuru nziza, uzayivuga the good news, actually inkuru nziza irenze izindi. Ntabwo waceceka wayivuga, ntabwo waceceka wayivuga. Nongere nsubiremo, si ngombwa ngo ubinyoza nka Pastor Rutayisire umenye ibyanditswe no kubisesengura, si cyo Yesu agusaba. Ni ugutanga ubuhamya, kuvuga ibizakubayeho. Ngewe naruyu ubuhamya ngo bugizwe n'ibice bitatu byoroshye bitarenze iminota 10. Ntarahura na Yesu naruyu, twahuye dutya, none dore uko ndi tumaze guhura. Biroroshye ibyo, nta wabigira. Ngewe ushobora urabona hari igihe mbwira abantu ati ngewe Yesu yaramfashe bigenda, urabeshya wari uhari se? Ibyo bibaho wari uhari? Ntabi nfitiye nyungu yo kukubwira ko nari imeze ntya Yesu tutarahura. Niko ngewe ndi umugabo wo kubiha. Amen, amen. Reka nkubwire, ntabwo twe nongere subiremo. Petero, Paulo, Stefano n'abandi bemeye gupfa bazira Yesu, burya ntabwo ari uko bari bazi ibyanditswe byinshi, no. Ahubwo icyatumye bakomera, mwibuke uko Petero yireguraga. Yaravugaga ngo uwo nikoreyeho, uwo twabanye nawe, uwaduhaye amahoro, haleluya, uwazutse mu bapfuye, ntidushobora guceceka. Ndabyibuka ubwo babakubitiraga ngo abatambye barabaza ngo bakubita inkoni, ngo bababuza ngo ntimukongere kuvuga muri iryo zina. Baramubwira ngo nukuri kw'Imana nimutubwire ko ari byiza kumvira abantu cyangwa kumvira Imana. Yesu uyu nguyu twaramubonye, yadukozaho abantu batakora, yagejeje ikiganza aho twari twihebye, yaraturuhuye, twaceceka dute? Haleluya, haleluya, haleluya. Hari umwana wigeze kubwira perezida igikongoro, bagiye kwibukira igikongoro cyo gihe kera, ni muri 2006 ndumva ntibeshye. Araza aramubwira ngo nyakubahwa perezida wa repubulika, atanagira nkubwire ko abantu badusabye kubana nabo twabanye. Atese kubera iki? Ati kuko wabidutegetse gusa. Ati twarabanye kuko kugira ngo tukumvire, ariko dukurikije ibyo twabonye. Ibyo dusabye biragoye, ariko turakumvira gusa, naho ubundi mu mutima hari ibindi twabonye. Warahuye na Yesu ukamubona, yababa we akagukoraho, akakuruhura, yababa we Yesu akagukoraho abantu, ndumva ntarindi jambo navuga, akagukoraho abantu batakora, akageza ikiganza ibwinaho mu mutima, ukazumva, uka-experiencing amahoro ye, umunezero ukawumva, ntiwaceceka. Mbabazwa n'abakristo bajya kuvuga Yesu bakavuga amafaranga babonye, amafaranga ntarimo Yesu. None abayakurusha uzababwira iki ko bahari? Kandi nabo baramukeneye.
mbabwire ngo iki abagore niba uri umusore ugakenera kumvira Yesu mu mugore twebwe tumufite uzatubwira iki? Ntabwo Yesu ari mu nzu wubatse barabanje kuba mu kagonyi Yesu sahari. Hari abandi batazi iyo mvugo. Rimwe umwana yigeze kuganyira undi bari mu ishuri bigaga hara kuri fawe, wabo ni umwe nizaza undi wabo ni Nyarutarama. Aramureba ati ese kusinzira? Ati nukuri. Arati ntabwo ko ndeba urwo yari kunda aramuganyira terega ntabwo nariye. Ati ye ntabwo wariye. Ati gute sutarya? Umwe yaburaye undi ntazi ko kuburara bibaho. Urumva? Ati ngiye ntabwo nabira nahita nitekera ifiriti. Ati cyangwa nkigira muri frigo nkirira fruits. Ubwira babuze n'igitunguru ngo bavange n'ibishimbo. Uzamubwira Yesu mu biryo ngo amwumve azasanga uri umutinda ahubwo. Kandi nawe aramukeneye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Iyo turirimba ya ndirimbo ngo najyaga njya kwiriba ry'isi, yego shakisha amazi naba ngiye kunywa gakamuka. Hari abanyoye amazi yo mu kabari aranga ntiyabamara inyota. Hari abanyoye sinjya mvuga inzoga kuko nzivuze mwaseka ntazo nanyoye aho Imana yangiriye neza za GNDB. Hari abantu bahinduranije abagore, urumva ibikara barebara abazungu n'abirabure baryamanye nabo. Hari abantu baririye ubuzima ku mazi aho utarabona kuri televiziyo, kandi abo bararushye babwira Yesu ukora aho abantu batakora, aho inzoga zitageze. Niba yaragiye usi actually hari igihe mbura kandi mfite ibyo kuvuga n'ukuri simbabeshye, ariko kuvuga ngo duhamye Yesu ndi umunyarwanda nkuko namwe muri abanyarwanda. Sindi zdabombo ndashaka kuvuga ko am Rwandizi, ndi umunyarwanda namwe muri abanyarwanda. Urabona iyo hari ikintu kigeze kubaho mu minsi yashize, bakajya batanga amafaranga banza namwe mutarabimenye mu mabanki hamwe namwe bagatanga amafaranga ukajya gukora umushinga wawe wuzuza ukishyura bakaguha 100%, tuvuge miliyoni 100, wowe ukazabishyura 40 60 bakomeza zikabizawe. Uzi impamvu utabimenye? Ni bande babimenyera? Bayakwihaye makurura urakomeye kabisa, ariko ndabona wambaye na karuvati warabimenye vraiment. Nawe urabona ko asa nk'uwabimenye. Nge nabimenye yarangiye nanjye ntayo namenye neza. Uzi impamvu utabimenye se? Babibwiye bene wabo, urumva, kandi nta wabivuze cyane. Yaramuhamagara uri hesha, uri ndi mu Ruhengeri Nyaruki Kigali ko nta mafaranga, fata itike ndayikwishyurira. Iyo ni inkuru nziza ataceceka, uranyumva? Kandi yaje kwimubwira ngo Zakariya barimo baratanga 60. Ati ingwate suzagira ngo urumva, ni inkuru nziza ataceceka, ni inkuru nziza atanuma. Twakagombye kuba tugenda tujujura tubwira abantu ngo urabizi ntabwo zapiteka Yesu yarakuzukiye, humura harimo ubugingo buhoraho. Abamwemeye bose bakizera izina yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Wari ubizi kutazapiteka niwemera Yesu Kristo? Niko bimeze. Tuvuga ibindi mosheri, tuvuga ibindi bitagira agaciro, bidafite icyo bivuze. Urabona, ntabwo nanga ko batubwira ati aho nizereye Yesu ubuzima bwanjye bwarahindutse, ni byiza pe, ariko ibyo si ubugingo buhoraho. Harundi bwahinduwe na Amuru murayizi? Niba batarihindura izina, ni asosiyo y'abasilamu bagira n'ikintu baturusha, murabizi ukuntu batanga, timubizi? Hari abandi bahuye na sultani wa Hatala hanyuma bahindurira ubuzima. Uyu munsi nabo si ngombwa ngo bizere Yesu kugira ngo base nawe, ariko ibyiringiro byacu birukundi. Imana ishimwe cyane. Ndongera kubisubiramo, ibyiringiro byacu birukundi, kuko bavandimwe nta gakiza kari mu bintu bidahama hamwe. Ayo mafaranga, urana amafaranga, hari umwanditsi wanditse igitabo n'umuekonomiste mega yize ibijyanye na ekonomi. Ngewe niba ari ibintu nazi n'ibyo nimbivuga nabi murambabarira, urumva?
yaravuze ngo amafaranga, ngo ubutunzi, ngo ukuntu buteye, ngo impamvu abarundi bayise neza ni amahera. Ye nakongeraho ni amayerera, arayerera, arazerera yo katsima, arazi n'inzerereza. Amafaranga nabonye ikintu ahuza na Satani ni ukuzerera. Urabona hari umwanditsi wavuze ngo humura Satani niba ari iwawe, ntumura ntazahatinda kuko yarazerera, iwanjye azahagera ryari. Humura azava iwawe aziwanye n'amafaranga nuko uyagira uyu munsi mu myaka 3 akaba yaratembere yaje ahangaha. Ubizi yewe nkundi inoti nshyashya n'ubu ngubu nkundi inoti nshya. Cyara ngitega moto rero abamotari najyaga njya kuba amafaranga ntoya zana iyo ngiyo ni nshyashya, akandeba turageza nimugoroba suki afite araba yazerereye. None muri izo nzererezi harimo ubuhe buzima wabwira abantu? Harimo ubuhe buzima wabwira abantu? Haleluya, haleluya, haleluya. Harabajya kura kumbwira ngo ariko we ntutubwira amafaranga, ntujye utubwira iby'iterambere. Nono nabirekeye IDPRS tu. Nanyumva IDPRS ya kabiri ishinzwe za ministeri zose zahagurutse zizakora iki? Ngicyo shinzwe kukubwira ni ibyiringiro tubonera muri Kristo Yesu, ni ibyiringiro tubonera muri Kristo Yesu. Kereka niba amakazi naho njyewe sishinzwe IDPRS no gufata inguzanyo hanyuma sazakora ikigade ko nzakora muri banki. Ushinzwe kuvuga Yesu Kristo wazutse, Kristo Yesu wabaye. Muragira ngo turusha Paulo ubwenge koko? Nibyo dufite twizera ko ari wabivuze. Yandikiye abakorinto ati bavandimwe, ubwo nazajya iwanyu ntabwo nazanye ubwenge n'ubuhanga na filozofi, yari afite ibyo avuga n'amategeko n'ibindi, atahubwo naje nciye bugufi ngo kugira nza mbabwira ikintu kimwe, Kristo Yesu wabambwe akazuka, ngo kugira ngo kwizera kwanyu kudahagaragarira mu bwenge gusa, oya ahubwo kube mu mbaraga n'umwuka wera. Imana ishimwe. Ati ubwenge ntabwo tubuhakana, tububwira batunganijwe rwose. Amen, amen, amen. Mbega kubwanjye numva iyo mbwira abantu kuvuga ubutumwa ni ukubateresha, ni ukubasubizamo inyota, ni ukubasubizamo agaciro k'uwo Yesu ari we, k'uwo Yesu ari we. Nimuhura ngewe bambwiye kuvuga ubutumwa cyangwa iyo mutima wo kuvuga ubutumwa ujemo, numva mbwira Imana ikintu kimwe, ongera usubizemo kuguhishurirwa Yesu, kuko nimenya uwo uri we ntabwo nzaceceka, ntabwo nzaceceka, ntabwo nzaceceka. Amen, amen. Wari wabona umuhungu wahuye n'urukundo, urukundo hano abajene ni benshi, umuhungu wahuye n'urukundo rwa seriye, rwa rundi rwa seriye, agakunda umukobwa byiza byiza. Wari wumva yamutera imitoma ati sheri nzakubera bote mu muganda sheri. N'urukundo rwa Yesu ni rukwakamo ikibatsi mon frère, rukakwakamo atari ibintu rwageze imbere mu mutima we. Uzamera nk'uko Petero yaravuze ngo uretse no kumbamba gusa mpagaze ni mu mbambi igicuri, ntabwo urukundo rurakugeramo. Mana we, icyama tugahishurirwa Yesu. Paulo yandikiye Abefeso igice cya mbere wereka umurongo wa 15, abura ukuntu ababwira ati bavandimwe nanejejwe n'uburyo mwizera Yesu. Yaranejeje ati inkuru yo kwizera kwanyu yaramamaye, ati nanjye ndanezerewe pe. Atari ko amaze kwimenyera ati fite isengesho mbasengera gusa. Atumva icyambere mbasengera ibintu bine. Icyambere ngo ndasenga ngo Imana iboherereze umwuka wo guhishurirwa ngo bitume muyimenye muri Kristo Yesu. Ati cyakabiri ngo ndasenga ngo ibahumura amaso muhishurirwe mumenye ubwiza bw'umurage azaragabere. Cyagatatu ati ndagira ngo senge mbwira Imana ngo ibahishurire mumenye ibyo mwiringizwa nibahamagare. Cyakane ati ndagira ngo mbasengere Imana ibaha imbaraga mumenye iby'imbaraga Imana yakoreye muri Yesu ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Ibyo niba umumenya ndabizi neza umurimo uzaburangira. Byose ni Yesu niho zingiro. Cyangwa tukamumenya umwana we. Numumenya nawe uzavuga, uzabibwira abo mukorana mu isoko. Yambwira abadamu akabona ariko senga niko nk'ubu nanjye navuga ubutumwa ndabikubwira. Reka mba abadamu cyane cyane, burya Yesu ntiyari umuswa ari mwebwe yoherezaho ngo mumenye ko yazutse. Yarazi ko mutabigira ibanga.
yarabizi neza. Urabona abagore bari gushyiramo akantu k'ubwenge bakavuga atari kose abagabo kweri vraiment yazutse vraiment. Urabona fo kubanza kwanarizinga abadamu su yaramukubisirishe gusa yababa we Rabi we ngo barirukanse bahuye na pe ugiye nukuri yazutse urabona hari umwanditsi wanditse igitabo aravuga ngo icyatumye Yesu amenyekana ko yazutse uzi ariyo ngo babagabo bahaye amafaranga. Urabona babagabo bahaye amafaranga ngo barabagurira ati mwebwe mwicecekera kuko baje baravuga ati afande nimushake mutwishe ati twabonye umucyo uvuye mu ijuru udukubita hasi ntituzi uko byagenze gusa ibintu twabonye ntiturabibona. Antuka afande we ntiwize mu Birigi ntiwize kurasa si wowe mu jene si wowe mu komando tugira special force si wowe ati ni ngewe ntimwari batandatu ati wamanutse ntituzi uko byagenze ati nukuri ko Imana yazutse ati yazutse ati ziba muceceke ati tubaha ngahe babaha agafaranga. Urabizi abasirikare bahembwa make ngo bayagejeje mu rugo rero abwira madame ati mada ku isoko uyavanye he mugabo wanjye ntiwibye ati nukuri ntabwo nibyo ya mbere kujyayo rambira wayavanye aya mafaranga akira nayi igitenge wayavanye hese ati vuga buhura teregariga yazutse ati yazutse hanyuma batubwira guceceka barayaduha. Umudamu ati ahura n'undi mu isoko mada kuderutse kugura igitenge byagenze bite ceceka yazutse inkuru iramenyekana na nubu yarazutse ni muzima umva rero ko mbwira abadamu kuvuga ubutumwa muri iyi zinama uwanjye turakundana vraiment ariko namubwiye ko tutazakundanira kumuherekeza mu isoko. Ibyo narabihakanye. Uzi impamvu inyanya bazimaraho amasaha abiri. Izi nyanya n'iz'urutongo n'iz'ibyuma namwe muri iyi si ndabesha se atari ko rero kiriya usigaye uzana ibitunguru byapfuye nabi ibitungu kandi ejo ntabwo none urangabanyiriza ubwo barimo barapfa senkane kagera ku muceri kagira ngo umwe twe tuzi umwe uyu noneho n'uwi Tanzania ati n'uwa Tanzania ni B ni A vraiment yaje gusanga twabipfa ubwo nanjye narambiwe ndi gukata hano ubu 50 barimo barapfa koko 50 ni ariko sheri gira tugende no ihangane nkabyimba nkageza nkambwira rero ntituzapfa ubusa ujye wijyana mu isoko tuzakundanira handi. Icyo ngamije si ukubasetsa ni ukubabwira uburyo bavuga ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane byubyuka wafite ya mishandiko ibihumbi byawe senkani cyangwa ijana ujye mu isoko ryo mu mujyi uranyumva wegere nyiramama wanjye simbizi Hakizimana cyangwa Nyirandabizi simbizi sibyo acuruza umuceri mbwira ati mada ufite umuceri ati ndawufite ibiro bingahe shakiro bingahe kiriya urabizi ukuntu bahita babashante ibiro bingahe kiriya 50 abikuzanira ufite na sauce tomate merisa cyangwa salsa kwa kuni mu bigenzi ati salsa zana agakarito nzanira ikirungo cyitwa runaka byegeranye nangahe ateranye 150 uyakuremo pole urabona uzikuremo banza zireba urabona iyo umuntu ari kuzireba nyine burya amafaranga ni personality ya gatatu iyo muri babiri yahari abara ya gatatu ntago mbabeshe urabona nk'ubu ngubu nyataye aha ngaha ntabwo mwakuva ubutumwa mwiza pastor y'amafaranga yayatoye niko bimeze uyakuremo amaze kubona imituku urumva mbere yo kwamata harya warakijijwe harya Nyirandabi warakijijwe ngewe njyasenga gusa uhita yasubiza mufuka kubera icyo utakijijwe waruzi ko Yesu ari we mwami azagutega ugutwi uri boss ubwo zifite arakumva utangira uhere murabizi ko inkuru zanyu ntimujya muzicamo kabiri muhera kwa mama wanyu nahe yo bobo uheraho Yesu yagusanze umubwira ati Yesu yangiriye saya mafaranga agaciro kanjye sa Yesu yangiriye neza nibyo koko agire ngo ati cyo nkubwira sa mafaranga ni Yesu
Yesu wangiriye neza. Atariko abandi bakiriya baraje wongera uyakure Matego byagenze bite? Yesu yangiriye neza. Azakumva. Imana ishimwe cyane. Ndabeshya se siko bimeze? Naho mwebwe mushaka kubwiriza ba boss, ariko na boss azamye. Mureke boss nazabwirizwa na boss. Hari undi nawe uzamubwira. We wazagira ngo wataye umutwe n'ubukene bwatangiye kugera mu matwi. Ariko wowe nubwira uruta ukamubwira ati Yesu yangiriye neza. Wow, nukuri kw'Imana zawe. Mwebwe mwananiwe no kubwiriza abakozi banyu. Vraiment. Ni bangahe bafite abakristo abakozi bakijijwe? Ni bangahe? Ubwo bugingo Imana ntizabikubaza uragira ngo abakozi banyu bamenye ko Yesu akiza. Bose nagira nkubwire ubugingo ni ikinege urasa. Ubugingo bwa pasitori n'ubw'umukozi burangana. Abakozi banyu bakijwe bangana iki? Ariko ndabarenganya wababwira ute ko baryagumbye? Arabaryagumbye. Hari umugabo umwe yari igisambo s'il vous plaît. Ngo agura inkoko. Urabona inkoko? Arayegera arayirya. Arayirya kabisa akajya baza umukuza atari kuko neba nagasanda babuye ko nakabona nakakakazana. Ukundi kuguru kuri he? Nako akakuzana. Amababa arayazana. Ngo arayirya arayirangiza umujinya uramwica. Umukozi umujinya uramwica ati ayiriye yose nta ari nge wayikaranze vraiment. Ngo umutwe nakajosi yarakariye mama. Ngo arababara kabisa. Hanyuma bose ati ngiye kuryama rero saa 8 nkangura. Umukozi umujinya wa muri ndamuturira ndabimubwira nte. Ngo nyamugabo rero yarapfuye ijisho. Bagiye kumukangura amuga ati bose kanguka saa 8. Ati mbese uri ryiso saa 8 zageze. Atuvuze ngo iki? Aturi ryiso. Ati byo uvuga n'ibiki? None bose ngo ucyurire ko ufite rimwe. Ufite usambwe ngo uri maso kandi ufite rimwe. Uri ryiso nyine ngo bati wa katsindwa we wabiriye byose uranyima. Ukabyuka rero uri muraririmba Yesu ashimwe kandi ashimwe. Ubwo nta gakiza azumva zakumvira mu nyama. Nutazimuha ntazazuna. Imana yaduhaye ibihumbi byo kubwira Yesu. Biroroshye bikeneye gutanga ubuhamya gusa. Biroroshye. Imana ishimwe cyane. Biri simple nka mwaramutse abandi kuvuga mwaramutse kuvuga ubutumwa kubwira abandi Yesu biroroshye. Amen. 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 Abakozi biwanjye njyangerageza pe njyangerageza nukuri. Njyangerageza nkababwira kuko nibura nibo banyegereye. Kandi ikintu nibukiramo ko kubabwiriza ubutumwa sa magambo yanjye n'uburyo mbana nabo. Niba ngomba nibabona iwanjye hatandukanye n'ahandi bazavuga ati kwa pastor Senga. Ntibazabimenyeshwa nuko turimba tugasenga turira no. Bazabimenyeshwa na cyagiye wanyuze muri Simba. Urabona muri Simba ukahazana ibintu bya jambo, ukahazana bya sosiso. Bo ntibabiriye kinyamakara mo frere. Ntabwo babizi ibyo bintu. Bumva gusa bihumura bavuga ariko bira noneho boss azanye nibiki. Muhamagare mwicare mbere yuko bitona ariko uherutse kujya gusenga. Abireba boss ntago mperutse ntago azakura amaso nibyo azareba. Si mperutse. Hanyuma umubwire Yesu. Kubera cyusu utajyayo, kubera icyo utajyayo. Hanyuma utangira ubikatakata. Nimukore iki ntajyayo se boss. Ntago njya mu nakanya ejo noneho uzaje nguhaye umwanya. Ariko kuki utaza ngo dusenga ubundi? Erega boss nta hazajya yazibonye. Azagutega amatwi. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ndi umugabo sindi kwirari. Imbabwira sukubeshya. Nababwiye nge nakuze ndipfubye. Yamahirwe mama vuva aranze hano. Turaziranye uriya mu mabyeyi turaziranye se. Uriya ngo nta wivuga undamuzi turaziranye. Nakuze ndipfubye turabakene vraiment. Kubona amafaranga ya Jean de Poche byari ikibazo. Uzi bwawe cyane bwo kwigira mu makaye bigire mu mwaka ushize. Ukajya uvuga ngo ntabwo bakagira ngo uzana amakaye bigiye mu mwaka ushize. Ndabona ataragira muri moitié uzandikirema yangaye. Ubukene bunuma ubupfubyi bugoye. Ariko iyo bampaga ibihumbi cyangwa bitatu twaritoje umucyo wo kuvanamo icya 10 ukavanamo amaturo
ukavanamo ayo uzagurira abapagana amandazi ubatereta kujya mu rusengero, ukamubwira ngo ndakwinginze ndakugura. Rimwe ryaguraga 25, utagira ngo ni make, ni muri 2000 imbere ya za 2000. 25 yari menshi, twahitaga amakoro. Urumva yarakomeye ku buryo warariryaga rimwe ukumva rigufashe mu nda nyine. Yari 25, ukabati ngenda kugura amandazi. Aturayangura ati mukaba mugiye, nababwiye technique, mwagera mu nzira atari kuranyemerera ikintu kimwe. Ikihe? Ejo tuzajyane gusenga. Uranyemera tuzajyane gusenga? Ati yego. None urarya rimwe, irindi uzarirya tuvuyeyo. Ati nukuri ko Imana nta kibazo, mukagenda kari nawe urikeneye akajya ari nofora umureba, Mana undebere ejo nawe uzagira icyo ukora. Si 25 yanjye sinagombaga kuyarira, nawe uzagira icyo ukora. Yesu ntiyabuze kubakoraho. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Hari bene wanyu mufite icyo mupfana, batuye Kizira Kome cyangwa Kiramuruzi simbizi. Urumva muri cya giturage wahamagaye umwana umwe we, nibura umutima wawe ukavuga ngo uriya mwana muhamagariye kumutunga ngo ahari nzamumenyeshe Yesu, nta kabuza yamwe. Ariko sibyo bidushishikaje, sibyo bidushishikaje, ahubwo twakurikiye ubundi butumwa bushaka kuzura icyo Yesu yaje kwica. Ubutumwa bw'ubu ngubu butwigisha kwikunda. Urumva kwikunda. Imana itubabarire gusa, itubabarire gusa, itubabarire gusa. Turikunda kugera ku kise. Mwene wanyu wakunaniye mwirukane, watera imbere gute? Hari amateori twafashe, ibintu byose by'Iburayi si mwijuru. Ntabwo dukwiye kwigira ikintu cyose ku bazungu, ntabwo bafite ukuri gufitwe na Bibiliya. Umuntu akaza ngo avuye kwiga yivugisha za sona donko, hanyuma yaza ati Burayi rero nta muntu, twebwe turi societe nziza, ibyo dufite barabibuze. Urumva neza? Akaza ubwo niwe wize, niwe ufite icyo yamarira bene wabo, niwe ufite icyo yabafasha. Akaza we n'umugore bakabana bagashyiraho igipangu, nta wazi wabo ngo uri umukristo. Ubukristo bazabwumva bate? Urimo urarwana no kubaka amazu, watera imbere ute? Wamara kubona iyawe ugashakiye amasaziro, wabona imodoka ugashakiye amadamu, wabona iyo madamu itwara abana ku ishuri, uzapfa utahaze, uziruka inyuma y'ibyisugweyo. Bavandimwe, ufite umuhamagaro urenze undi. Ninde watuma amenya Yesu mu butunzi bwawe? Umwe wenyine, umwe nibura. Kuko turirimba izo twahaza ubugari Yes, twahaza ubugari n'umuceri, twaje hano dore ko amahoro tuyafite, tukaririmba rero nzabanja nyiminyago nyishyikirize Yesu. Haleluya. Ya mishuri. Kandi ubwo amazimya kuba muri 88 ububyutse bumanuka Murenge yari umukristo. Uranyumva? Yari umukristo. Ububyutse bwa 83 yari ahari. Ariko muri uru rusengero nta numwe wigeze wakira Yesu kubwe. Aririmba neza indirimbo zo mu bitabo, nta bugingo na bumwe bwarokotse kubwawe. Iminyago uzamushyira ni iyihe? Iminyago uzamushyira ni iyihe? Uzi nkwamu nk'ibishinge nkagenda mbibateramo kuvuga Yesu, ukabateramo ibishinge. Marerezima ntibyako. Iwacu nagerageje kubabwira, urabona ntibyoroshye. Guhindura imitekerereze ntibyoroshye. Naragerageje, ubu ngubu dufite gahunda imwe twise Timoteyo mwana wanjye, yo kubwira abakristo ngo numara imyaka 3 n'igice tugukoze isoni. Barubizi ko imyaka 3 n'igice ariyo Bibiliya igenderaho ngo uri umwigisha w'abandi. Yesu yamaranye n'intumwa ze imyaka 3 n'igice, sibyo? Imyaka 3 n'ingahe n'igice. Paulo yize mu Arabiya imyaka 3 n'ingahe n'igice. Teologiya bayiga imyaka 3 n'igice bakagusohora ngo uri umwigisha w'abandi. Ndagira ngo ndeba abantu bataramara imyaka 3 n'igice hano bakijijwe, bari munsi y'iyo, munsi y'imyaka 3 n'igice ni bande? Ntacyo, numwe. Hanyuma rero ikibazo, mwebwe mwese ko murengeje 3 n'igice, abo mwabwirije barihe? Abo mwazanye kuri Yesu barihe? Barihe? Umva gahunda twatangiye rero, niyitwa Timoteyo mwana wanjye. Twaguze intebe nshya. Izo ntebe cyumweru gitaha nibwo twarayitangiye ubushize, turayanonsa ubu tuzayitangira ubutaha.
ku buryo tuzahamagara abakristo babandi nyine bigugu babandi bahorana. Urabona hari abakristo badahinduka ubundi, babandi bahora bati bakoze ibintu gute batatubwiye, barakomeye, babaho bagorana gusa bariya. Mana uzadufasha, ntibajya bahinduka, ntibakura, baragorana gusa. Ujya kuvuga ikintu ati ibi bintu siko byari biri, yari nyirimo mbere ya jenoside, ntabwo ari ibintu byabagaho, bagorana kubi. Atumva rero abo ngabo baravuze ngo tugomba kubazana, nibura ukamwicaza imbere y'indi ntebe itariho umuntu, tukamubwira ngo niba nawe barakubwirije ubutumwa, hari abandi hari abagusengeye, hari abakuririye, hari abagutanzeho amandazi, urumva, hari kugira ngo wakire Yesu, noneho iyi ntebe nawe ni iyawe. Urumva, kora uko ushoboye ubone Timoteyo wawe. Paulo yandikiraga Timoteyo akambwira ngo Timoteyo mwana wawe, nibyari ndakwandikiye, nakubyaje ubutumwa bwiza. Yandikiye Abakorinto arababwira ngo ndabandikiye nubwo mufite baso ababayobora benshi, ariko baso si benshi, ninjye wababyaje ubutumwa, mpagaze nk'umugabo wo kubihamya. Nakubiswe nyinshi ngo mumenye Yesu, none nimunyumvira ibyo mbabwiye. Uranyumva neza? Ejo bundi mu rugo ye gusoza mu rugo mfite umusore uhaba, nkunda kumubwira ngo nabuze ukuntu mufata, ngo ndavuga ati we ntabwo ukijijwe wowe. Akambwira ati ngewe ndakijijwe, ariko unshinja urubanza gute ko ntakijijwe? Harangije kaminuza nyine aba mu rugo, ntabwo ukijijwe. Nabuze ukuntu bimubwira, namubwira nta hano nabiboneye izina. Wowe Yesu wamwakiriye nk'umukiza, ariko nta rimwe arakubera umwami. Iyo nkureba urabyemera ko yapfuye akazuka, umwizera afite ubugingo buhoraho, ariko mu buzima bwawe mbona nta kintu ukorera kumwubaha, yigeze akubera umwami. Kandi abamwakiriye ababera umwami n'umukiza, abo nibo bazabona ubugingo buhoraho. Rero wamwakiriye nk'umukiza, ongeraho umwami nawe akubera umwami. Rimwe rero yari mu rugo, haza umukobwa mwiza mu rugo, nanone mwiza, mwiza ku buranga. Hanyuma umwana wanjye afite nk'amezi 8, afite nyine wa musore yari afite umwana wanjye amufashe, wa mukobwa aramwegera, atangira gukinisha umwana, bebe, noneho birabaryohera bose. Nyamusore rero ngo lala, ngo regarde notre couple, oh lala, urumva, ngo reba we, ngo reba, ngo mbarebe iyi famille vraiment. Ku mutima ntimereza umwana wanjye mama zana yahise arota nyine ati yebaba we, reba vraiment, reba njye nawe vraiment dufite n'ikibaju nizanabzanira ikibaju cyanjye hano, uzazana icyawe. Yahise asinzira avuga ati mbega we, mbega ijuru we, ariko ubu nanjye nzabona umwana wanjye vraiment, my baby. Urumva, umusore muzima wujuje imyaka arota umwana, turi kujyana neza, akarota umudamu, yabona gusa n'utaruwe ari kumwe n'umukobwa abona ari mwiza, agatwarwa akumva kumbuye kubyara. Ni nako umukristo ukuze, uranyumva neza, yicara akavuga ngo ariko nzagira umwana ryari, njyewe nzabyara ryari, ninde uzanyita papa mu buryo bw'umwuka. Sinaringamije kubasetsa, ninde witwa umwana wawe wabyaje ubutumwa? Ninde umwe. Problème ihari, dufite abakristo b'abana, les bébés spirituels de 30 ans. Uranyumva neza, abana mu buryo bw'umwuka b'imyaka 30 turabafite, bakwije imyaka 30 bari muri church, but they are still baby. Nta mwana unezezwa no kurera undi, ntimubizi? Edayeri yavutse amugirira ishyari, atikije kundira buri ibingibi n'ibindi. Nta mwana unezererwa undi, ariko umwana yakuze kikubwira ko yabaye umugabo, atangira gutekereza abandi bana. Wowe umaze imyaka ingaho ukijije, ni bande wabyaje ubutumwa bwiza? Ninde umwe uvuga ngo uyu aranyita umwana we? Ninde umwe bati? Avuga indi fasi imwe kuvuga ubuhamya, hanyuma dusoze no gutambuka, ni ukudatinya kwawe. Amen. Ni ukudatinya kwawe. Paulo yandikiye Abafilipi igice cya mbere uhereye ku murongo wa 28 na 29, aravuga ngo bavandimwe, ngo ubushizi bw'ubwoba n'amanga bwanyu ngo kuri abo ngabo badakizwa, ngo bibacira urubanza, ngo bakumva
rwose hategereje ko bacirwaho iteka. Ikibaciraho iteka si ikindi ngo ni uburyo mushize ubwoba kandi mushize amanga. Amen, amen, amen. Reka nkubwire bavandimwe, na Satani arabizi niko byagendekeye ubwo yagendaga kugerageza Yobu. Niko twese dutekereza ku buryo niyo mitekerereze iri muri Satani. Sinzi icyo mvuze cyumvikana. Dufite imitekerereze abantu na Satani afite. Iyo mitekerereze ivuga ngo umuntu ameze neza nta cyatuma tubaha Imana. Burya abapagani n'akabakene ntibajya bumva impamvu abakire badakijijwe, bajya babyumva kubera iki? Babuze iki se? Babuze iki? Na Satani ko yatekerezaga. Muri Bukimana imubwira ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu, yamusubije ngo iki? Abuze iki se? Abuze iki? Ari wowe wabura utwe kubaha Imana ko ntacyo akennye. Yobu azi gutanga n'ibitambo by'ibyaha by'abana be bakoze atabizi kubera ko inka ni nyinshi nyine. Yabuzwe iki? Noneho bimwake turebe, bimwake turebe. Buryo tubashije kubaha Imana hagati mu makuba yacu, kuba pagani bibatera umutima ubacira urubanza. Ni ubuhamya bubemeza neza ko ari babi. Amen, 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 amen. Wari wabona umukobwa mwiza utiyandarika, abandi bari aho ngaho bafite ingeso mbi batangira ubwabo kumva bacishijwe bugufi, bakavuga ngo uriya we abamurambagiza ni ibihumbi ariko nta numwe yiyandarikamo. Ni uburyo bwiza bwo gucira abantu iteka. Mwasomye agatabo k'umugenzi, ntimwagasomye bamwe na bamwe? Mugeze ku isoko ry'imburamumaro ngo icyatumye byiringira kizwa ni iki se? Ngo yabonye uburyo mwizerwa yitonda, ngo avuga nituze, ngo ibyo bimucira urubanza mu mutima. Ngo narebye ingeso ze nziza, ngo izanjye ziribukwa. Imana ishimwe cyane. Iyo tugenda dukiranukira Imana, dufite ubuzima swati buciye bugufi cyangwa bushizwe hejuru, ariko twerekana Imana mu buzima, ni ubundi buryo bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Rimwe umugabo turamuzi yitwa John Wesley. John Wesley yavuze ubutumwa bwiza pe, arazwi, yabayeho mu myaka y'igihumbi kimwe magana arindwi. Yavuze uburyo yatsinzwe, we yarasanzwe akijijwe entre guillemets, ariko atarahura n'Imana mu buzima bwe. Ngo yarimo ava mu Bwongereza ajya muri Amerika, ngo ari mu bwato, ngo ahuramo n'abantu b'Abadage bitwaga ba Moravian. Ngo abo bantu bari abakristo pe. Ngo noneho umuyaga ubatera mu mazi. Ngo umuyaga ubateye mu mazi, ngo ikintu cyamutangaje, ngo akibaza ku gakiza ke. Ngo nuko yitegereje mu maso yabo, ngo asanga bo ntibajya batinya urupfu. Urumva? Ngo umuyaga wikubise mu mazi, ngo abantu bose bavuga ati karabaye we, turapfuye we. Ntabwo murajya mu mazi. Rimwe twagiye kuvuga ubutumwa ibyumba, ubwato budutobokeramo turi muri Muhazi. Bwari ubwa mbere ngiye mu mazi, noneho ubwato buratoboka. Noneho mbona ugashya atangiye kuyayora, namaze ntese kuyayora, bwebana ngo bwatobotse ntabizi. Mwumvise umutima wimutse ugiye hangana, numva wimutse. Noneho umva ukuntu twimaze ubweba rero. Abo twari kumwe bagira ngo nge nakomeye, byahe byo kajya koranye numva umutima uri mutsugezaho. Turasenga n'umunyamwuka ameze neza, nari nahwereye kabisa. Dutera indirimbo rero, mbega urukundo rw'Imana yacu. Ngajya numva ntigerayo ngo tuve ngo inyanja zose zaba nkawi. Bwari ubwoba, ngize amahirwe mbona turambutse tugezeyo, n'Imana ihimbaza. Noneho rero ibaze rero iyo yasamye iri kwereka mu nda, uzi ngo yaba nanjye narebanye imisozi, bo ntago barebaga umusozi. Ngo ubwoba buramutaha ku mutima, ngo yumva ntashaka gupfa. Ngo ariko yitegereje mu maso y'Abamonrovian, ngo asanga burupfu ntirujya rubatera ubwoba. Ngo areba uburyo bahamya n'ibyiri, ngo abandi mu gihe bavuga ati ngo bari bahagaze nkaho bagira ngo hari undi bafatiye hepfo aho ngaho. Ngo abarebye ngo asanga agakiza kabo gatandukana nyirake. Ngo arabaza ngo mbese Imana mwizera imeze ite? Arakizwa. Ubushizi bw'ubwoba bwacu, ubushizi bw'amanga bwacu, gukomera hagati mu makuba. Imana ishimwe cyane. Ni kimwe mu bihamiriza nubwo birarira, nubwo bishingikirije amafaranga, iyo batubonanye ubushizi bw'ubwoba baravuga ngo aba ngabo bafite Imana tutagira. Haleluya, haleluya. Munyemerere soreze kuri aka kantu. Hari ijambo rimwe ngewe antuka niko nahishuriwe iyo Bibiliya. Murabona mu bice 8 mu butumwa bwiza bwa Luka
na Matayo hatubwira inkuru tuzi twese ngo Yesu yikiranye mu bwato n'abigishwa be, yego, ngo bajya hakurya y'inyanja, ngo umuyaga urabatera, ngo amazi yisuka mu nyanja mu bwato, ngo barataka babwira Yesu ngo mwigisha turapfuye. Muri Mariko nyine bavuga ngo mbega ubwo ko ndeba utabyitayeho kandi tugiye gupfa. Ngo Yesu arabyuka ngo arababaza ngo nkabafite kwizera gukemwe, kwizera kwanyu kuri hehe? Ngewe rero ikintangaza si uburyo Yesu yahagaritse umuyaga, oya, ntago ari cyo kintangaza. Ikintangaza ahubwo ni uburyo Yesu ateye. Nibaza ese umutipe yari yanyoye kanyanga, uyu mutipe yari yanyoye urumogi, nawe ibaze amazi ngo yaraje yiroha mu bwato, ngo ariko Yesu yarasize. Ibyo bitotsi ni nyabaki? Ibyo bitotsi by'amazi uryamye mu nyanja warangiza ugasinzira, ibyo bitotsi ni bwoko ki? Ku buryo ngewe ndi gusoma navuga ibi ni byo cyangwa amazi yiroshyemo. Urumva abantu baracana hejuru, umwaca kuri uyu merezi iyo ndobo, umviriza fata kuri uwo mugozi, urabona yakajagari kateye. Ariko we Petero, wowe uri muratu, ni wowe utuma bimera nabi. Abandi ati amazi akongera akagwamo, ngo Yesu we yarasinziriye. Uyu mutipe yarateye ate? Yarafite ibihe bitotsi? Mwebwe ntabwo mubyibaza? Oya, tubanze tureke ibyo guhagarika imiyaga. Ubundi yarateye ate? Ku buryo niduhura mu ijoro nzamaza ntimbwiza ukuri, wari usinziriye bya seriye bya vrai. Ariko Bibiliya ntivuga ngo yari yisinzirije, yarasinziriye. Abandi hasi hejuru, bana we wari wananiwe bitangaje, wari wanyoye ibintu birakubangamira, wari wabaye hagati mu nyanja mu miraba hasi hejuru, we wari usinziriye. Umva icyo nize rero, twige kugumana amahoro hagati mu miraba y'ubu buzima. Yesu nicyo yatwigisha, kwiga kugumana amahoro hagati mu miraba y'ubu buzima. Muri iyi si tunyuramo tujya mu ijuru ntizigera iduturiza na rimwe. Nawe niyavuze ngo nimunyura mu mazi azacikamo kabiri, no, ahubwo ntuzatembana. Uranyumva? Ikintu gikomeye bavandimwe ni ukubona dufite amahoro hagati mu miraba y'ubu buzima. Ibyo bibabera ubuhamya, bakavuga ngo Imana yabo niyo kwiringira. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Reka mbongerereho undi hanyuma dusoze. Umwe nibura mwumvise icyo nashaka kuvuga, mwacyumvise? Reka ndarekeye aho kuko icyo nacyo ni icyigisho. Hari undi muntu wantangaje, umwe urabona batubwira mu inkuru, batubwira muri Mariko ibice bibiri. Mariko ibice bibiri batubwira ngo nuko Yesu ngo yari Kaperinawumu mu nzu y'umuntu, ngo ari muri iyo nzu ngo avuga ubutumwa bwiza, ngo nuko haza ikirema gihetswe n'abangahe? N'abane. Iyo nkuru turayizi twese, gihetswe n'abane. Baraza mu by'ukuri nabwo nayibonye ubundi buryo ngewe. Bibiliya iprezinga kwizera kwa bari abantu bane, sibyo? Bira birema bine. Ngo hanyuma baje, of course kwari nguko, ngo abantu bari benshi babizigana. Urabyumva n'abantu bikoreye ikiriba. Urabona iyo abantu bafite ikiriba baraza, Yohana muduhinzira abantu, muduhinzira. Abantu kajya barebana, umurajya hehe? Ntureba se ko duhetse ikirema? Nimwe mwenyine mubabaye. Ubuse twese nitumukeneye, mwagiye mwitonda. Yabwira ngo yabona nyuze ati ariko twebwe se ubu ntituri ku musitari. Umwe ati ariko muduhinzira dore ni ikimuga. Dore nanjye ndi impumyi. None uragira ngo nyure hehe? Ngo babima inzira vraiment. Ngo ntibyarangiriye aho, ngo binyurira hepfo, ngo batira urwego, batira inyundo, batira na ya indi kuramo imisumari, ngo bajya hejuru. Ego ngo bajya hejuru batangira gusenya bakuramo imisumari. Urabona? Bakuramo imisumari ngo kugira ngo batombereze ikirema aho Yesu ari. Ye ikintangaza rero ntabwo ari abo bagabo, oya, ni nyirinzu. Mbabari urebe Rutayisire yaje iwawe, noneho abakristu bose bakaza ati tumusanga twigisha. Ego hanyuma hakaza abantu bikoreye ikirema. Mana mbega amasomo wabaha, muza amabati ya safitira igiciro agezeho. Ubu nimwe mwenyine mubabaye, ye mbega inkoni bakubitwa we. Uzi inzu yo mu Kagarama ikibanza cyonyine, murakuraho amabati mwambesire ngo nimwe mwayubatse. Dayerwe tundukana Yesu ko ndeba ntacyo bivugaho. Kutavuga ku nzu yanjye nagatanga imbatinje inzu watangiye kwisenya. Ngo ariko yarebaga Yesu mu maso akavuga ngo ubwo nawe ntacyo bivuzeho, nanjye ndatuje.
ngiyo ndebye abakristo b'ubu rero si abikorera ikiribo ahubwo ni ba nyiramazu. Bakristo b'ubu si abikorera ikiribo ni ba nyiramazu. Mazu turayakunda yebawe n'amamodoka twarasaze tugiye kurwara za stroke ngo tugura akabanza tugondagonda utuzu. Nibabona umutuzo wacu bazavuga ko Imana ariyo kwizera. Nibabona umutuzo utari mu bucucu, nyumva neza, umutuzo uvuga ngo Yesu arabizi, ubwo ari ufashe future yanjye ndamahoro. Imana ishimwe cyane. Ya ndirimbo turirimba ngo ubwo umwami Yesu nkunda ndamahoro. Haleluya. No mu byago nzaririmba ndamahoro, naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'umwami. Haleluya. Haleluya. Nasoje noneho kasoreze muri Yobu, aho niho hanyuma vrema muri Yobu 13:15 n'ukuri kw'Imana na hanyuma njya mbwira Imana ngo ngeze kuri ubwo bukristo. Yobu yaratinyutse avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ngewe naho Imana yanyiyicira zapfa nyiringira, naho Imana yanyiyicira zapfa nyiringira. Va kubyo kwica turabikeka gusa, uranyumva, ukava muri 40 jours turi kujyana. Yabizi ko Satani nawe mu bintu niyo mpamvu kubwira vana umutima kubyisi nta mutuzo bamwe. Urabona abakristo twabaye abanyabwoba ku buryo abadayimoni twahimbye n'abataba muri Bibiliya ngo abadayimoni bitwa abadayimoni bo guhora. Urumva ngo abadayimoni ngo iyo uvuye mbasengesho ngo abadayimoni usanga mu rugo ngo bo guhora. Urumva ubwo mbega no kuvuga iki? Usanga mbega umukozi yamenye veseri ngo ni abadayimoni bo guhora. Murabizi ukuntu burya ibyombo biba mu mitima y'abadamu vrema. Kajya uzenga ati wamenye ya veseri ati imwe navanye Uganda ati kayumva urimo arasengera ndagukata umviriza. Satani niyo wasengute nakunze zigira inshuti. Yaravuze ngo urabona abadamu ati meka mbagira inama ati uburyo bwo kunesha ibyombo byo byamenetse ati cyambere ugiye buka ko bipfa. Urupfu rw'ibyombo nuko bimeneka, nigo rupfu rwabyo. Ati cya kabiri ugiye buka ko nawe wabyica nawe byakubaho. Turi kujyana abavandimwe. Haleluya. Urabona hari indwara ebyiri abakristo turwaye nabuze wayiduvanamo. Iya mbere tuzi ko ingaruka y'ibi bitubaho ari ibyaha byacu. Icya kabiri ntitujya twumva uburyo tumeze neza ibibazo bitugeraho. Kuba waje mu masengesho mu minsi 40 nagira ngo umenyeshe neza kutaboshe Satani ngo ye gutera ibyawe, ni hahanda zaza. Uranyumva? Ahubwo icy'ingenzi gumana mahoro wiringira Imana. Uyu mugabo yageze muri extreme, yageze ahantu utarenga. Aravuga ngo uretse nuko mbikeka yuko ibi bizago biturutse kuri yo, noneho va muri ibyo niyo nayibona ikaza ku maguru ikambwira ngo ninjuje kukwica, nayibwira ngo nyica nzapfa nkwiringira. Ni ukuri kw'Imana. Njya mbwira Imana ngo ngeze aho ngaho, ungeze aho mvuga ngo naho wanyice zapfa nkwiringira. Va kubyo byakuvuga ngo amafaranga yabuze ngo abana ngo bagize ibyo ngibyo nubundi ntacyo ni iby'isi nyine, nayo ubwayo niyizira. Uzavuge ngo Mana ngeze ahantu zapfa nkwiringira. Kugira ngo sinabwiye ko ariko kanyuma se Imana ibaho umugisha rero. Yesu abaho umugisha, Yesu abaho umugisha. Tanga ubuhamya, bwira abandi Yesu, babwira uburyo agira neza, babwira icyo wakoze mu buzima bwawe. Babwire hahandi amafaranga atakora, babwire hahandi umugabo atakoze, babwire hahandi. Ayiwe Pastor ngwino nanibutsa kandi ndarekeye yawe muri 2004 usane tugiye gusenga ugira ngo muri 2004 umuntu yaje kundeba, yari umukobwa ndabyibuka twasengeraga muri ADPR, twagiraga ministeri, nagiye kubwiriza ahantu nkaha. Hanyuma aransanga ati mukozi w'Imana ndagushaka rwose, nabonye uri mu mwuka w'Imana. Ntiyewe ati none ndagira ngo usenge, mfite icyifuzo. Ati ngiye kundeba narababaye, yari afite imyaka 24 ntabwo nzabyibagirwa, yandushaga imyaka icyo gihe. Ati rero ati ngiye jenoside ntabwo ariyo yambabaje, ati jenoside yasanze mu kigo cy'imfubyi. Ugagira ngo nyumvishe uburyo yababaye. Ati jenoside mbega kuri ngiye kubwiye ngo yarambabaje naba nkabye kuko nababaye mbere yayo, narababaye. Wanamureba ukabona yarababaye,
ubona hari umuntu usa n'umubabaro burema wabyitegereza neza ukabona amaso yabaye rujemo iheri ntibijya ubona yarababaye ati none arambwira ati rero atumva icyo nkubwira ndagira ngo usengere abahimbijwe tw'abadamu nyiri Imana bahaye impano abarishyizemo usengere atumva icyifuzo ati Imana nk'umugabo urumva ati umugabo uzampanagura amarira umugabo uzakira agahinda kawe umugabo nzaruhukiramo ndamureba nti uri kubwira nde ati mukozi w'Imana ngewe ati ntabwo ngusengera ni kubera iki reba rero uhuye nanjye reba Imana iguhaye ngewe nanjye nkubwire papa wanjye yapfuye afite imyaka 4 mama afite 14 none nanjye ndashaka umugore urumva nduhukiramo uriteguye urumva witeguye nanjye nkubwire niri ubusa niga mu wa 2 primaire nkubwire arandeba ntinzu umugabo umwe gusa uri muravuga umwe wenyine niba atarabigukoreye kuraho kopi n'umwe watinyutse aravuga ngo nimuze mwese abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura urimo urashakira uburuhukiraho butaba abagabo bari hariya biteguye keya z'abagore uranyumva bahagaza umugore wanjye azajya byuka nkuramo inkweto abagore nabo bari hariya umugabo wanjye azajya nterura anyoze heyeye ni Yesu uruhura gusa niba atakuruhura 0 njye naramubwiye ngo ngwino nkoreho ku buryo umugore wanjye azumva Yesu muri ngewe nibimutangaza mubwire nti credit is not mine ntabwo ari njye ukwiriye gushimira ni Yesu ushatwaho iyo tuza guhura atarankoraho ngo urebe undi abantu tuziranye nibaza ko duhuye barwana abo tuzi ntarakizwa ndakubwiza ukuri barwana nabo aturasenga uramuzi ugenda uhekenye amenyo iminwa yarahengamye ariko Yesu angezeho birahinduka nta wundi wakuruhura nta Yesu rekera nge nakugira inama yo kwiyarekera umva ikibwiriza cyane wikwemera kuruhira mu buruhukiro Yesu niwe buruhukiro we wiba nka wa mutwasha wiba nka wa mutwavure bamuhaye lift bamushize inyuma komeza kwikora tese muzeye ko bikora tereka dani nge mwahaye Yesu kandi wamuhaye lift yayimuhereye kugira ngo umutwaro ugende uruhutse Yesu niwe buruhukiro wenyine ako ni kari kose ndarangije noneho Yesu abaho umugisha hari umwigisha w'umunyakenya nkunda we ndimo ndaza ariko humura hari umwigisha w'umunyakenya nkunda yabwirije ikintu kimwe cyiza aravuga ngo ingorane z'urugo sahandi ziri ingorane z'urugo ziri uko buri wese afite ibyo ategereje ku wundi nta witeguye kugira ibyaho undi ntaje ariko Yesu aguha umugisha ngiye kubasaba ngo dusengere muri iri jambo tubwire Imana yongere duhishurire Yesu tubwire Imana ngo yongere kuduhishurira Yesu Mukristo yabajije byiringiro ngo se ubuhamya bw'ukuntu wakijijwe ati mubwiza rwambwiye ubutumwa bwiza atari ko ari ikintu cyamvunye kuruta ibindi ati nagezeho ndiheba numva ntagikize atambwira ijambo rimwe gusa ngo nugenda gusenga ngo ujye ubwira Imana ijambo rimwe ndakwinginze mpishurira Yesu arambwira ati waramuhishuriwe ati naramuhishuriwe ati byagenze bite ngo namenye ko amaraso yanjye niyanganya n'inyanja zose zo kwisi atari kubasha kunkiza ibyaha ndati waramuhishuriwe ati ikindi namenye ko amaraso yanjye ngo niyo yose aza kungana n'amaraso y'inyanja ngo nari kuyamena ku bw'uwo mugabo witwa Yesu none niba udashobora kumubwira abo gurira bishyimbo udashobora kumubwira abakozi bawe udashobora kumubwira abo mukorana nabo mwigana nibaza ko ikibazo dufite ari kimwe ntiturahishurirwa Yesu Imana iduhishurire Yesu iryo sengesho rifatanye nanjye numva ariko narezima navuga ngo mpishurira Yesu
nkuko Pawulo yabivugaga ati nishimiye ko Imana yampishuriye ubwiru bwayo, impishurira Yesu. Reka ngusabe turambure ibiganza byacu dusenganire isengesho. Mana Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane urukundo rutagira akagero wadukunze ubwo wemeraga kuduha umwana wawe w'ikinege. Wabuze ukuntu bivuga, uravuga ngo niwe shusho yawe itagaragara n'ubwiza bwawe butaboneka. Hahiriwe abamubonye, hahiriwe abamumenye, hahiriwe abo yihishuriye. Twumvise ijambo ryawe si ukugira ngo bigere mu marangamutima, si ukugira gusa ngo tubyumve biryohera amatwi. Dufite icyifuzo, turakubwira ngo duhishurire Yesu nkuko Pawulo yasengeye Abefeso, nkuko Pawulo yasengeye Abefeso. Sengeye Mwami aba bavandimwe turi kumwe, turifuza kongera guhishurirwa Yesu. Ongera udukore ku maso, ongera udukore ku mitima, ongera udukore ku matwi, ongera udukore hatagaragara, ongera utugendererema, ongera uduhishurire Yesu. Duhishurire ubwiza bwe, tumenye uburebure bw'ikijyepfo, tumenye uburebure bw'ikijyaruguru, bw'urukundo butagira akagero Kristo Yesu yadukunze. Ongera kandi ugarure umuriro, imbaraga z'umuzuko, imbaraga zamuzuye mu bapfuye, imbaraga zikomeye. Duhishurire Yesu, ndakwinginze Mwami, duhishurire Yesu, duhishurire Yesu, duhishurire Yesu, duhishurire Yesu, duhishurire Yesu, duhishurire Yesu. Ma turasenze ngo duhishurire Yesu, turasenze ngo duhishurire Yesu, turasenze ngo duhishurire Yesu, turasenze ngo duhishurire Yesu, turasenze ngo duhishurire Yesu. Nitumuhishurirwa ntituzamuceceka, nitumuhishurirwa ntituzamugira ubwiru, nitumuhishurirwa tuzamubwira abandi, nitumuhishurirwa tuzamumenya, kandi nitumumenya abandi bose bazamenya ko Yesu ari umwami. Reka amahoro ye tuyexperiencinge, reka imbabazi ze zitwuzure, reka umuntu agira twongere kumumenya, reka tumumenye ko ari mwiza. Ubwiza bwe burengeye, ubwiza bwe burengeye, bwa bwiza butera kwizinukwa, bwa bwiza butera kwiyanga, bwa bwiza butera kwivaho, bwa bwiza butera kutitekereza. Ubwiza bwawe Mwami waba ducuranurire mu mutima we, ducuranurire mu mutima we, ducuranurire mu mutima we. Reka rwose umutima wese ube mu mutima wacu, utugeze ku gicaniro maze urimbure kamere izayo zose. Mwa uduhishurire Yesu, udukore ku maso maze duhishurirwe Yesu. Ngiki cyifuzo cy'umutima, ngiyi nzara numva nyotewe, duhishurire Yesu. Ongera udukore ku maso Mwana, tukubone mu bicuku by'ijoro, tukumenyere mu ijambo, tukumenyere abantu batabona, tugendane nawe. Bitumara ubwoba, bitumara ubwoba, biduhagarike hagati mu miraba, bidukomeze hagati muri iyi si, twumva tukugundiriye wenyine. Duhishurirwe Yesu, afite ijwi riruhura umutima, afite ijwi ritameze nk'iry'abantu, kandi mu maso ye huzuye umucyo. Ndakwinginze ngo duhishurire Yesu. Erega niwe amahoro yacu, niwe amahoro yacu, niwe buzima bwacu, niwe agakiza kacu. Duhishurire Yesu, duhishurire Yesu, duhishurire Yesu, duhishurire Yesu. Bidutere kwizinukwa, biduhishurire Yesu, bidutere kwiyanga. Duhishurire Yesu, biduhinduze ingendo. Duhishurire Yesu, biduhinduze kamere. Duhishurire Yesu. Ndatakambira imbere yawe ngo duhishurire Yesu. Ma ayiwe, duhishurire Yesu, duhishurire Yesu. Njya ngusaba ngo ucyame ijwi rye, niho tukongera tukaryumva. Ijwi ryongorera, ijwi ritameze, ijwi ritahwanye n'iry'abandi. Abantu baravuze dukuka umutima, abantu baravuze turikanga, turi ibikangwe. Ijwi ryawe rirombora. Duhishurire Yesu. Ma duhishurire Yesu, tumenyeshe uwatubambiwe, tumenyeshe uwadukuze, tumenyeshe uwadukuze. Duhishurire Yesu. Wanatwihishurira muri ibi byifuzo Ma, watwihishurira muri ibi byifuzo. Hura natwe mu buryo bwose Ma, tukumenyere mu byo dukorera, tukumenyere mu mitwaro dutura, tukumenyere mu byacu tubasha gukoraho. Utubere igisubizo, utumara ubwoba, uduhindurire izina, uduture imitwaro, tubere igisubizo. Zaburi 145 umurongo wa 16,
haravuga ngo urambura ikiganza ayiwe ugahaza kwifuza kw'imitima yacu, ongera uhaze kwifuza kwaba. Ariko hari irirenze iryo, waravuze muri Zaburi ya 34 umurongo wa 6 ngo bamurebye bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazakorwa n'isoni ukundi. Reka tubone umucyo uva kuri wowe Mana, b'igisubizo cy'ibi byifuzo biremereye umutima. Banditse bakabyandika bakabikuzanira, ntiwabisomera ubusa, ntiwasa n'utatwitaho, ntiwareba ngo wirengagize intimba zacu niza. Waravuze ngo ntitukiganyire, ngo ahubwo ibyo twifuza bimenywe nawe, tubisabiye tuzingingiye kandi dushima. Turasazema ngo tubere igisubizo. Reka amashimwe abe mu kanwa kaba, reka amashimwe abe ku badamu batagira urubyaro, amashimwe abe ku basore batagira akazi, amashimwe abe ku babyeyi bafite abana badakijijwe, amashimwe abe ku bagabo badafite abagore bakijijwe, abagore badafite abagabo badakijijwe. Nyemerera amashimwe aboneke mu kanwa kabo, bibakundisha gusenga birenzeho, bibakumbuza indi minsi 40, bituma bifuza ngo mbega izagaruka ryari. Ubagirire neza ma cyane, uhure n'imitima yabo kugira ngo ushimire ibiri ryawe. Tugukomeye amashyi nk'umwami, turabizi kuzabikora, icyubahiro ni icyawe, ni mu izina rya Yesu, amen, amen.